Muraho neza bwoko bw'Imana. Ubu ngubu tugiye kujya gusubukura aho twari twagejeje ubushize, kuko ubushize twari twarebye mu Kuva cyaho cya 5 ku murongo wa 3, aho twabonye uburyo Uwiteka Imana yifuzaga ko ubwoko bw'Abisirayeli bujya kumukorera bukamutambira ibitambo mu butayu. Twabonye uburyo kuri gutamba ibitambo kw'Abisirayeli kwagereranyaga amasengesho yacu muri iki gihe, kandi twasabye Imana kugira ngo idushoboze natwe tujye tugira amasengesho nibura mu gitondo nimugoroba. Ubu ngubu tugiye gusubukura turebere hamwe umurongo wa 4 w'icyo gice cya 5 cyo mu Kuva. Ariko mbere ko tujya mbere, nimutyo dusenga Imana. Data wa twese, Imana idukunda, urakoze ko duhaye n'umwanya mwiza wa Handitswe Ngo, aho tugiye kureba hamwe amagambo aboneka mu Kuva cyaho cya 6 guhera ku murongo wa 4. Turagusabye ngo abe ariwo kubana natwe, utuyobore, Mwuka Wera atwunganire, ijambo ryawe rigire ireme mu mibereho yacu. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Iyo dufashe Bibiliya tukabumbura mu Kuva cyaho cya 5 ku murongo waho wa 4, dusoma amagambo agira ati: umwami wa Egiputa arababwira ati, Mose na Aroni, niki gitumye murekesha abo bantu imirimo yabo? Nimusubire mu buretwa bwanyu. Icyo gihe abantu bari mu buretwa bukomeye cyane, kuko nk'uko tubibona umwami wa Egiputa arabongereye imirimo ikomeye ku buryo uburetwa bwari bugeze ahantu hakomeye cyane. Iyo dusomye mu Kuva cya mbere ku murongo wa 11, tubona yuko uburetwa bakoraga Abisirayeli bwari uburetwa bukomeye kubera ko bubakiraga umwami inzu. Mu ku murongo wa 11 herura ko Abisirayeli bababarishije imirimo iruhije, bubakira Farawo imidugudu yo guhunikamo Pitomu na Ramesesi. Ubwo buretwa bari bamazemo igihe kirekire, kuko na Mose yarabyirutse asanga ubwo buretwa burimo. Ko muribuka yuko igihe Mose yavaga ibwami, kuko niho yabaga, akajya kureba Abisirayeli bari mu buretwa, yabonye umunyegiputa akubita Umwisirayeli, nuko Mose mu gushaka kurwanira ubwoko bwabo yica uwo umunyegiputa, arangije amuta mu musenyi. Bigaragara neza yuko Mose yabyirutse Abisirayeli mu buretwa, amenya ubwenge Abisirayeli bari mu buretwa, kugeza cya gihe yabonaga umunyegiputa akubita Umwisirayeli, burya bari bakiri mu buretwa. Rero bari bamazemo igihe kirekire, kandi murabizi ko Uwiteka Imana yari yahanuriye Aburahamu yuko urubyaro rwe ruzamara imyaka 400 yose bari mu buretwa mu gihugu kitari icyabo. Icyo gihugu rero cyari Egiputa. Ariko nimutyo dushimire Uwiteka yuko yabahaye isezerano ry'ihumure. Uwiteka Imana yararebye abona ubwo buretwa bamazemo igihe kirekire, uko biri kose ntabwo bazabumaramo igihe, cyangwa se barakumaramo igihe kirekire ariko igihe kikagera bukarangira. Niyo mpamvu Uwiteka Imana yatanze isezerano ry'ihumure, arivuga mu Kuva cyaho cya 6 ku murongo wa 6 ahagira hati: ni igihe Uwiteka abwiraga Mose ngo abwire Abisirayeli amagambo agira ati, nuko bwira Abisirayeli yuko ndi Uwiteka, kandi nzabatura imitwaro y'Egiputa bakorera, mbakure mu buretwa bakoresha, mbacunguze ukuboko kurambutse n'ibihano bikomeye. Hano mu Kuva 6 umurongo wa 6 hagaragaza uburyo Uwiteka Imana yatanze isezerano ry'uburyo uburetwa bari bamazemo igihe kirekire buzageraho bukagera ku musozo. Hano ku murongo wa 5 hakomeza hagira hati: kandi Farawo ati, dore abantu bo mu gihugu baragwiriye, none mubaruhuye uburetwa bwabo. Niko biri, Abisirayeli bari baragwiriye mu gihugu cya Egiputa baba benshi cyane. Burana ku murongo wa 5 igice cya 5, Farawo ibintu yavuze byari ukuri. Abisirayeli bari baragwiriye mu gihugu cya Egiputa baba benshi, kubera ko Uwiteka Imana yarahaye umugisha Aburahamu na Isaka na Yakobo. Yarababwiye ati, urubyaro rwawe ni isezerano Imana yahaye Aburahamu, ati urubyaro rwawe ruzahwana n'inyenyeri zo ku ijuru, cyangwa se umusenyi wo ku nyanja. Yaramubwiye yuko urubyaro rwe ruzororoka bakaba ishyanga rinini ry'abantu benshi batabarika. Rero iryo sezerano Imana yaratangiye kurisohoza. Tubona uburyo Imana yarisohoje ubwo Abisirayeli babwiraga ka benshi muri Egiputa. Farawo rero nawe ubwo yarabyitegereje arabibona, arabivuga ku murongo wa 5
gice cya 5 ko turimo turabyiga ati dore abisirayeli baragwira babaye benshi. Koko abisirayeli bari bamaze kuba benshi bagwiriye mu gihugu cya Egiputa, kandi tubona mu Kuva igice cya mbere ku murongo wa 7 n'uwa 9 uburyo bari baraguye koko, bari bamaze kuba benshi, mu mubare wabo umaze kwaguka, umaze kuba munini. Naho ku murongo wa 6 haragira hati kuri uwo munsi Farawo ategeka abakoresha ubwo bwoko buretwa n'abatware bo muri bo ati ntimwongere guha abantu inganagano zo kubumbisha amatafari nka mbere, nibagende bishakire inganagano. Iryo tegeko ryari rikomeye kandi Farawo yaritanze arakaye. Nanone tubisoma mu Kuva igice cya mbere ku murongo wa 11, igice cya 3 ku murongo wa 7, igice cya 5 ku murongo wa 10, 13 na 14, uburyo Farawo ubwe yatanze itegeko yuko abisirayeli bagomba gukora uburetwa bwabo bagakora badafite inganagano. Kuba Farawo yabwiye abisirayeli ngo nibakore badafite inganagano, kuri bo byari bakomereye cyane. Ariko mbere yuko dukomeza kureba uburyo Farawo igihe amara gutanga iriya tegeko yuko bagomba kubumba amatafari nta nganagano bafite, dukwiye kubanza kureba icyo kintu. Ese inganagano muri iki gihe zihagarariye iki? Nk'uko tubona mu bisirayeli, buriya ziriya nganagano nizo zafashaga kubumba amatafari. Twazigereranya kuri iki gihe na bya byatsi abantu bafata bakazibishyira mu matafari kugira ngo nyine amatafari abumba abakomeye. Ni ukuvuga ko izo nganagano nizo zafashaga mu murimo wo kubumba ari amatafari. Ni ukuvuga ngo zari ingenzi cyane. Rero mu by'umwuka tubona ko umurimo twebwe abakristo dufite mu by'umwuka ni umurimo wo kubwiriza ubutumwa bwiza. Ni inshingano y'abizera bose. Icyakora nubwo kenshi na kenshi twumva ko bigenewe abantu runaka, twumva ko bigenewe abapasitoro ndetse n'abarayiki, ababwirizabutumwa, abakorerabushake, abagabura n'ababwiriza babyerejwe, ariko buriya ni inshingano ya buri muntu wese. Ntabwo twavuga ngo ni abizera gusa babatijwe, ahubwo n'umuntu wese ukunda Kristo akwiriye kumenyesha mugenzi we utari wamumenya. Umuntu wese wamaze kurasirwa n'umucyo w'ijambo ry'Imana akwiriye kuwugeza kuri mugenzi we utaragira ayo mahirwe. Ariko hano mu byanditswe byera, Ellen White abivuga mu gitabo cyitwa Umurimo w'ubuvuzi, igitabo cyitwa Medical Ministry mu Cyongereza. Umurimo w'ubuvuzi kuri page ya 329, izi page zigaragara mu gitabo cy'Icyongereza n'ubundi, hari amagambo agira ati kohereza abavugabutumwa mu turere twa kure, ni ukuvuga mu bindi bihugu, gukorayo umurimo w'ababwirizabutumwa badafite ibikoresho n'amafaranga, bihwanye no kubasaba kubumba amatafari badafite inganagano. Ubwo ahangaha Ellen White yabwiraga ubuyobozi bw'itorero ati kohereza ababwirizabutumwa ngo najye kubwiriza ubutumwa bwiza mu tundi turere cyangwa se mu bindi bihugu badafite ibibafasha no kubunganira bagezeyo, nko kubasaba kubumba amatafari badafite inganagano. Urumva ko ibyo bikenerwa bakabihawe n'ubuyobozi. Ariko muri iki gihe twebwe abizera, nubwo mu Bisiraheli inganagano byafatwaga nk'akarengane kuvuga ngo nibumba amatafari badahawe inganagano, ariko muri iki gihe twebwe ubwacu noneho ikinyuranye n'ibyo ngibyo, noneho dukwiriye kuzishakira ariko kugira ngo dukore umurimo w'Imana. Ni ukuvuga buriya umurimo w'Imana akenshi ntabwo ajya kubwiriza ubutumwa bwiza ubwawe ntacyo ufite. Ni ukuvuga kugira ngo ubwirize umuntu ijambo ry'Imana ukwiriye kubanza kuryisomera, ukabanza ukaryiga, ibyanditswe byera kugira ngo uzabone icyo ubwira umuntu. Urumva ko ibyo bikenerwa cyangwa se ibyo bisabwa kugira ngo ukore uwo murimo, akenshi ntabwo tuzabihabwa gusa, ahubwo nawe ubwawe ukwiriye kugira uruhare kugira ngo nibura ibyo uzigisha umuntu cyangwa se ibyo uzakoresha mu ivugabutumwa, nibura nawe ugire purusa runaka z'ibyo nawe ugomba kuba wifitiye. Ni ukuvuga ahangaha kugira ngo tubashe kujya mu murimo w'Imana, yego hari uruhare runaka ubuyobozi bw'itorero ndagahabwirizabutumwa agiye mu turere twa kure, ariko se n'umuntu uri hafi yawe uwo nawe wakenera ubwo bufasha bundi, ahubwo wowe ubwawe ukwiriye kugira umwete n'umutima wo kugira ishyaka ryo gukorera Kristo. Ejo bundi twari tubyiga mu gutangira isabato mu gice cya 9 cyo kugana Yesu ku cyigisho cyitwa Imirimo n'ubugingo, handitswemo amagambo yumvikanisha uburyo twebwe nka Kristo dukwiriye kugira uruhare rwo kugira icyo twunganira kuri bagenzi bacu kugira ngo nabo
basobanukirwe n'iby'inzira y'agakiza. Handitswe amagambo agira ati: abagerageza gutungisha ubukristo gupfa kwakira imigisha duherwa ubuntu ntibagire icyo bakorera Kristo, bameze nk'abagerageza gutungirwa kurya gusa. Ibyo bitera konda no gupfa. Muzabibona aho ngaho mu Bwana Yesu ku cyiciro cyaho cya 9 cyitwa imirimo n'ubugingo. Nyamara aha ngaha nanone White agaragaza uburyo ababwirizabutumwa boherezwa mu bihugu bya kure bakwiriye guhabwa ibibakwiriye, bagahabwa ibyo bakeneye by'ibanze kugira ngo babashe gukora umurimo w'Imana. Igihe batabihawe biba bimeze nk'igihe Abisirayeli basabwaga kubumba amatafari badafite inganagano. Hano bakomereza muri cya gitabo cyitwa Umurimo w'ubuvuzi bagira bati: Nimutyo abagaragu b'Imana bakore nk'abanyabwenge, bibuke ko umurimo wo muri buri gice cy'isi ukwiriye gushyigikira umurimo wo mu kindi gice. Ntimukabe abapfu, ahubwo mumenye icyo umwami wacu ashaka. Abakozi bakorera ahantu hashya, ahashobora kuba hatari umuntu n'umwe wizera ukuri kw'iki gihe, bagomba guhabwa amafaranga yo gufasha abakene. Kuko burya iyo mbwirizabutumwa agiye kubwiriza ahantu hashya, iyo afite amafaranga akagenda afasha abakene, afasha abababaye, afasha abarwayi, burya ni nabwo abantu bumva ibyo avuga, maze umurimo w'ibwirizabutumwa ukarushaho kugera ku ntsinzi. Bahura n'abantu benshi barwaye n'abakeneye gufashwa. Uko borohereza ububabare kubwo kubunganira mu makene yabo y'igihe gito, bibakingurira inzira yo kuvuga Umukiza ndetse no kuri kwe kw'agaciro gaheranije. Abo bakozi bakwiriye guhabwa ibikoresho byo gutunganyiriza Uwiteka inzira mu butayu no kugororera Imana yacu inzira nyabagendwa mu kidaturwa. Nimutyo amacapiro yacu atange ubufasha bw'ibitabo n'inyandiko ngufi ziri ku mpapuro, kandi amavuriro yacu atange imiti yo kunganira abarwayi. Ibyo byose iyo umubwirizabutumwa bwiza abihawe, agahabwa nyine ibintu byo kumwunganira mu murimo w'Imana, bituma umurimo w'Imana urushaho kugira intsinzi. Nk'uko tumaze kubisoma mu gitabo cyitwa Umurimo w'ubuvuzi paje ya 329. Abantu bajya mu turere dushya kugira ngo batabire umurima mu rwego rwo gutegurira ubutaka kubibwamo imbuto y'ukuri, bakwiriye guterwa umwete, bagasengerwa kandi bagahabwa ibyo kubafasha mu buzima. Uwiteka yifuza ko buri mukozi wese woherejwe mu turere dushya azahabwa amafaranga n'ibikoresho kugira ngo umurimo w'Uwiteka usozwe nta nkomyi. Abakozi bagomba guhabwa ubufasha kandi bagaterwa umwete n'abari gukora umurimo iwabo kugira ngo bagire ubutwari bwo gutsinda ibirushya bahura nabyo mu murimo wabo. Uko tubibona mu ibaruwa ya 92 yasohotse mu 1902. Ibi ngibi bigaragaza neza uburyo ababwirizabutumwa bwiza bakeneye kugira ibibunganira mu murimo. Igihe batabihawe biba bihwanye no kubasaba kubumba amatafari badahawe inganagano. Icyakora icyo tubona none ni uko kubwiriza ubutumwa bwiza hano iwacu, cyangwa se kugeza inkuru nziza y'agakiza kuri mugenzi wawe, bisaba ko nawe ubwawe ubigiramo uruhare n'umwete, ukishakira ibyangombwa bizagufasha, bizanakunganira kugira ngo ugere ku ntego, utarindiriye ko hari undi ubiguha, ahubwo kubw'ishyaka n'urukundo ukunda umwami Yesu ugahitamo kumukorera. Turasaba Imana ngo itubashishe, idushoboze kugira uruhare mu murimo wayo, twe kumva ko bireba abantu runaka, ahubwo umuntu wese yumva ko nawe afite inshingano n'umuhamagaro wo kugira icyo akorera Imana. Dusenga Imana idushoboze kugira ngo tugire uruhare mu murimo wayo, kandi Uwiteka Imana tubashishe kugira umwete n'ishyaka mu murimo we. Dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, tugushimiye cyane yuko watubashishije kugira uruhare mu murimo wawe n'ineza yawe watugiriye, ko byarashobokaga yuko wategeka abamarayika bakaza bakora umurimo kandi byari byoroshye mu kanya gato bakaba barawurangije, ariko wemeye ko twebwe abana bawe dufatanye nawe tugakorana nawe kugira ngo tubashe kugeza abanyabyaha bagenzi bacu ku gakiza. Turagusabye ngo utwongerere imbaraga zo gufatanya nawe, uduhe umwete wo gukunda umurimo wawe, kandi ikirutaho uturinde kwirwanirira, ahubwo tubashe kujya mu murimo wawe turi kumwe nawe. Umwuka wera atwongerera imbaraga, uduhe gukomerera mu buntu bwawe mu izina rya Yesu. Amen.